ni gute ubwoko bwa Isiraheli bwabuze irangamuntu y'ubwoko bwa Isiraheli igatakara ubundi ikibwa? Kuko Abisiraheli bamaze guta irangamuntu yabo, baragiye baratatana, ariko noneho abantu nyuma baza kwiyitirira Abisiraheli, ari byo tugiye kureba uko byagenze kugira ngo Isiraheli bavuge ngo yaratakaye, yarabuze. Mbere na mbere reka baze kubwire ngo kuva Abaroma basenya Isiraheli muri 70, Isiraheli ntabwo yigeze yongera gusubira mu gihugu cyabo. Ibiraba ibyageze baho. Wambaza uti bari bari muri Isiraheli ni bande, byagenze gute? Reka tubirebe ngo he gihamya atari nyo bivuze gusa, ahubwo tubisomye mu ijambo ry'Imana, ibimenyetso bigaragara bifatika byerekana ko Isiraheli ntabwo irasubira mu gihugu. Kugira rero ngo Isiraheli isubire mu gihugu, nuko icyo gihugu kigomba kuba kingana. Kuzaba kingana uko Imana yabisezeranyije Abraham. Icyo gihugu ntabwo ariko kingana nk'uko tugiye gusoma mu kanya. Ubwoko 12 bugomba kuba buri mu gihugu. Uyu munsi hari abo twita Abashkenazi, kandi Ashkenazi baranyine bahari ntabwo bari muri abo 12 b'ubwoko bwa Isiraheli. Abashkenazi ni bande? Bavuye bageze muri kiriya gihugu gute? Turebe rero kugaruka kwa Kristo kugomba kubaho kugira ngo ubwoko 12 busubizwe muri Isiraheli. Ese wigeze ubona Kristo agaruka? Ndibaza twese tuzi neza ko Kristo ntagaragara, kuko ni uzagaruka kugira ngo abe umwami w'abantu be ategekeye Yerusalemu ibiraba. Ikindi kandi abaturage, abantu bagomba kuzaba bari mu gihugu cya Isiraheli ko zabangana. Wibuke bava muri Egiputa mu Misiri bari hagati y'600,000 na miliyoni, kandi ntiwambwira ngo kuva igihe cy'Abayegiputa mu Misiri ubwoko bw'Imana buracyari miliyoni 10 gusa. Uvuga ngo imyaka miliyoni ishize ntabwo bishoboka ko baba ari miliyoni 10 gusa, ahubwo kuri miliyoni bakaba miliyoni 10 bakaba bariyongera miliyoni 9 gusa. Kandi Imana tuzi ko itubwira neza mu gitabo ko bagomba kuzaba benshi nk'umusenyi wo ku nyanja. Ibyo rero nabyo byerekana ko batari basubira mu gihugu, kuko uko bagomba kuba bangana bagomba kuzaba ari benshi, amamiliyoni n'amamiliyoni, tutazaba miliyari. Ikindi rero kitwereka nuko ijambo ritubwira ko nibasubira mu gihugu hazaba amahoro n'umudendezo by'ibihe byose. Isiraheli ari amahoro, ahubwo se siho hahora intambara? None izi ijambo riratubeshya. Ijambo ritubwira ko nibasubira bazahora intambara? Ibaze. Ikindi kibitubwira bimwe muri bike nagerageje gushyira hamwe ko ni byinshi bitwereka ko ubwoko bw'Imana ntabwo burasubira muri Isiraheli. Nuko Imana itubwira mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ko nibasubira mu gihugu cya Isiraheli nta zuba rizongera kurasa, ntabwo ukwezi kuzongera kuboneka, kuko Imana ubwayo niyo izibera urumuri rw'abantu bayo itegekeye Yerusalemu. Turebe rero tubisome mu Kuva 15:18 uko igihugu cya Isiraheli kirimo kuzaba kingana. Iri ni isezerano Imana yahaye Abraham. Yaramubwiye urubyaro rwawe nzaba igihugu kivuye ku mupaka wa Misiri Egiputa kikagera ku ruzi rwa Efurati. Ni ukuvuga ngo iyo urebye uvuye kuri Egiputa ukagenda kugera kuri Efurati ni nkaha waye nk'urugero, ariko tuzi ko Isiraheli ingana nka gutya. Ni ukuvuga ngo ntabwo wambwira ngo igihugu kirangana gutya kandi Imana ivuga ko kizagomba kungana gutya umbwira ngo ubwoko bwaratashye. Ni ukuvuga ntabwo barataha, kuko igihugu Imana imipaka yashyizeho ntabwo iragaragazwa, kuko Imana ubwayo niyo izabikora. Ikindi rero mu Kuva 23:31 batubwira ibintu bimwe uko igihugu kigomba kuzakingana. Imana iratubwira hano ngo imipaka y'igihugu cyawe nzayongera izabiva ku nyanja ya Mediterane. Mediterane uko igabanya kuri Egiputa, kuri Egiputa igere ku ruzi rwa Efurati. Efurati kuva kuri Mediterane kugera kuri Efurati ni kimwe no kuva kuri Misiri kugera kuri Efurati. Urumva ko ijambo ry'Imana rivuga ibintu bimwe. Ni ukuvuga ngo icyo gihugu kigomba kuzaba ari kinini
atari nk'uko tuzi Israheli uyu munsi ingana gutya nk'urwara kandi ugomba kungana umusozi wose. Reka turebe rero muri Yesaya 60:20 kadusome. Izuba ntabwo rizongera kurasa ukundi kandi ukwezi ntikuzongera kugaragara, kuko Imana ubwayo nizakubera urumuri ruhoraho rw'ibihe byose, noneho agahinda n'imibabaro yawe bikazahita birangira. Ni ukuvuga ngo nibasubizwa mu gihugu imibabaro yose izabishize kandi nta zuba n'ukwezi bizongera kubaho, kuko Imana ubwayo nizaba urumuri. Bari babona biba ntabwo biraba. None rero dusubira inyuma, ni gute irangamuntu ya Israheli yabuze? Ni gute yibwe? Wibuke bajyanwa mu bucakara hirya no hino, muri Ashuri, i Babuloni, mu Baperisi, mu Bagereki n'Abaroma, aribo baje guhura ibintu muri 70 barabica baramara. Muri 70 Abaroma bica ubwoko bw'Imana Israheli, abirabura babishe birenze urugero, ku buryo tuvuze ngo muri jenoside zabayeho cyangwa intambara zabayeho ntacyo wagereranya n'ibyabaye muri 70 Abaroma bica ubwoko bw'Imana. Iki byemeza n'iki? Nuko mbere iyo batwarwaga abanyago cyangwa bishwe bose bahungiraga ahantu hamwe, ariko muri 70 barabishe ku buryo batabasha no guhungira ahantu hamwe, ahubwo bahungiye ahantu harenga 4 cyangwa henshi. Tubikusanyije bavuga mu mpande enye z'isi. Ni ukuvuga ngo bagiye hose baratatana. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wice umuntu ku buryo atatana, umutatanije umuvane mu majyaruguru umujyane mu majyepfo, iburasirazuba n'uburengerazuba, ubwicanyi babakoreye biteye agahinda gusa, ariko Imana amarira y'abantu bayo izayabahoza. Ni ukuvuga ngo rero byagezweho gute kugira ngo Israheli isenyuke, batware irangamuntu y'uko ngo Israheli batware igihugu? Byagenze gute? Ntabwo byakozwe n'umuntu umwe cyangwa ngo byabyutse ngo byikore umunsi umwe. Reka dusome muri Zaburi uko babigezeho. Zaburi 83:4 ibihugu byose byagiye hamwe biravuga ngo muze niko bavuze, reka dusenye igihugu cyabo kugira ngo izina rya Israheli ryibagirane burundu. Niyo yari intego y'abazungu basenya abirabura ubwoko bw'Imana, bavuga bati muze, Abarabu, Abazungu, Abashinwa, abaki bose, abo bose bagiye hamwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, none baravuga bati tukwereke, reka tubasenye ku buryo izina ryabo ritazongera kwibukwa bisubirwaho. Hano rero nabaha akantu kamwe, nababwira nti impamvu yatumye bari abantu bari muri Israheli bajyayo ni ibintu bibiri. Hari kugira ngo izina ritibagiranwa, ikindi gitenkeke n'amarira nuko wibuke ngo iyo igihugu kimenetsemo amaraso kugira ngo cyezwe, nuko abamenye ayo maraso bagomba kuyamena nabo muri icyo gihugu. Ari byo dutegereje mu minsi izaza, kuko Imana izabigenza simbivugiyeho, ariko uko mbibona ngiye muri iki ijambo barahari kugira ngo izina rya Israheli ritibagirana, kandi noneho Imana noneho izahore. Ibintu ntabwo byoroshye kubyumva, ariko ejo narabyeretswe ndabibona ndabireba, nibaza kuki abantu bashidikanya bari abantu bari mu hariya bahageze gute atari ubwoko. Icyambere cyo Ashkenazi ntabwo ari ubwoko 12 bw'Imana, niba atari muri ubwo bwoko yahageze ate? Icya kabiri ahari ategereje kugira ngo amaraso yameze muri cya gihugu Imana izayahore, kuko niko Imana itubwira ko igihugu kimenetsemo amaraso, aya maraso kugira ngo ahorerwa n'ababigizemo uruhare. Bivuze ngo rero ibintu biri imbere biteye inkeke, kuko ukuri kugiye kwigaragaza, abantu bose bamenye neza ko bari abantu bari muri Israheli ntabwo ari bo Israheli ya Israheli, kuko tuzi ko kugira ngo ubwoko bw'Imana busubizwe mu gihugu, ibyo ni bimwe muri bike nk'ijana nakubwira kugira ngo bikwereke neza ko bari abantu bari hariya atari bo, kuko ibintu ni bibiri.
ijambo ry'Imana rirabeshya cyangwa se hari ubeshya. Tuzi neza ko ijambo ry'Imana ritabeshya, kandi noneho tugendeye kuri ibi byose, ukareba ko igihugu kingana, ukareba ko ubucunabiri butariyo, ukareba ko Kristo ntagaragaruka, ukareba ko nta mahoro ariyo, ukareba ko izuba n'ukwezi bikiboneka, bitwereka neza ko ubwoko bw'Imana ntabwo buratahukanwa na n'ubu. Nibyo bitegerejwe rero, kandi ibikorwa ku isi yose no kugira ngo babikumire, babihishe, batume bitaba, ariko ntabwo ushobora guhinyuza iby'Imana yategetse bizaba. Nicyo kiduha imbaraga n'umuhate wo gukorera Imana mu ijambo ryayo, tuvuga ukuri, kuko ukuri niyo ntwaro ikomeye Imana iduha kugira ngo dutsinde ibinyoma byose byafashe isi bunyago. Kandi ibihe ni ibi rero, ibinyoma bigiye kugaragara, abantu biringiyemo bose bakorwa n'isoni, kuko utari mukuri ubu ngubu ahubwo nabyuka ashakira ukuri, kuko ariko kuzamubatura. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.